Nyuma y'intambara ya mbere y'isi mu mwaka w'1916 Ababiligi basimbuye Abadage. Kigali ikomeza gukoreshwa n'icyicaro cy'ubutegetsi, mu gihe Nyanza wari umurwa usanzwe w'ubwami cyangwa se w'abami. Bisobanura ko igihugu cyari cyabaye Kigali kandi hakaba ahantu hejuru. Iri zina bwa mbere ryiswe Kigali 25 October Rwanda. Nizere ko meze neza aho muri hose. Njye ni Ngoma Frank kuri Ngoma TV nko bisanzwe. Uyu munsi ngiye gusubiza ikibazo cyabajijwe n'umuntu agira ati muzatubwire ubundi Kigali imaze imyaka ingana gute. Kandi koko nibyo abantu benshi bazi Kigali bitewe n'igihe bayigiyemo cyangwa se bitewe n'ukuntu bagenda babyinira mu mateka, ariko ntabwo bazi ngo Kigali yashinzwe ryari, imaze imyaka ingahe exactly. Ibintu nyine bifitiye namba ifatika. Kugira ngo nsubize icyo kibazo biradusaba kuza mu mateka gake, ariko biraza kugwa aho ngaho n'ubundi. Izina Kigali ryatangiye kuvugwa mu gihe cy'umwami Kigeli Mukobanya watwaye u Rwanda hagati y'1328 ndetse n'1411. Nyuma yo gutsinda urugamba rukomeye akigarurira akarere kitwaga Ibwanacyambwe, yahise aha aka gace izina Kigali. Bisobanura ko igihugu cyari cyabaye Kigali kandi hakaba ahantu hejuru. Iri zina bwa mbere ryiswe Kigali ku musozi wa Kigali, ngira ngo murabuzi ko ariho umwami yari ahagaze icyo gihe. Muri icyo gihe Kigali ntiyari umujyi nk'uko tuwuzi uyu munsi, ahubwo cyari igice cy'akarere k'Ibwanacyambwe mu bihe bya mbere y'ubukoloni. Umwaka w'1907 umushakashatsi n'umuganga w'umudage witwaga Dr. Richard Kant yashinze umujyi wa Kigali n'icyicaro cy'ubutegetsi bw'Abadage. Yahisemo Kigali kubera ko hari hagati mu gihugu kandi hafite imisozi myiza iboneka neza cyangwa se igaragara mu buryo butangaje. Inzu ya mbere ubu izwi nka Kant House Museum iri mu cyahafi munsi yo mu mujyi. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi mu mwaka w'1916 Ababiligi basimbuye Abadage. Kigali ikomeza gukoreshwa n'icyicaro cy'ubutegetsi, mu gihe Nyanza wari umurwa usanzwe w'ubwami cyangwa se w'abami. Mwaka w'1962 u Rwanda rumaze kubona ubwigenge, Kigali yahiswemo cyangwa se yemejwe neza nk'umurwa mukuru w'igihugu isimbura Nyanza. Impamvu nyamukuru yari uko Kigali yari iri hagati mu gihugu kandi idafitanye isano n'ubwami cyangwa akarere runaka, bikayihesha kuba umujyi w'ubumwe. Ivugururwa ry'uturere. Kigali ntiyari igizwe n'uturere nk'uko tubizi ubu. Mbere y'1906 Kigali yari igizwe n'amakomine n'amasegiteri, ngira ngo ibyo ngibyo mwagiye mubyumva. Hanyuma mu mwaka wa 2006 habayeho administrative reform, cyangwa se kugabanyamo igihugu uduce. Kigali igabanywamo uturere dutatu ari two Gasabo, Kicukiro ndetse na Nyarugenge. Ibi byakozwe hagamijwe kunoza imiyoborere, koroshya igenamigambi ry'iterambere no gufasha Kigali gukomeza kwaguka neza nk'umujyi w'icyitegererezo. Kigali y'ubu ngubu. Kigali ubundi nyine ngaruka kuri cya kibazo cyamuntu Kigali imaze imyaka ingahe. Kigali imaze imyaka 118 kuko hatoranyijwe na Richard Kant umwaka w'1907. Ubwo ngo kuva mu 1907 kugeza uyu munsi hashize imyaka 118. Kigali ikaba iri ku buso cyangwa se kilometero kare 730, ikaba ituwe n'abaturage barenga 1,700,000. Ikaba ifite uturere nk'uko nabivuze Gasabo, Kicukiro ndetse na Nyarugenge. Kigali ubu ni imwe mu mijyi itekanye, isukuye kandi yihuta mu iterambere mu Rwanda cyangwa se ku rwego rwa Afurika. Ifite inyubako zigezweho, imihanda myiza, ubusitani n'ibidukikije bisigasirwa ku rwego rudasanzwe. Ni smart city, ikaba ishusho y'iterambere, ubwenge n'imiyoborere myiza mu Rwanda. Mu ncamake, Kigali izina Kigali ryatanzwe na Kigeli Mukobanya mu kinyejana cya 14. Kigali yashinzwe n'umujyi mu mwaka w'1907 na Richard Kant, iba umurwa mukuru w'u Rwanda mu mwaka w'1962. Igabanywamo uturere dutatu mu mwaka wa 2006, kandi uyu munsi ni ishema n'isura nshya y'u Rwanda rushya. Njye nawe Ngoma Frank kuri Ngoma TV, mukomeze kubana n'amahoro y'Imana.